Oya ntabwo ndi ceketu ndi marina. Ceketu ntabwo akina n'abana, akina na ba nyina. kandi ni marina nakina ariko marina mukuru twakina Marina mukuru birumvikana ariko mwakina. ako kazi bakumve ne yego Hari igihe umuntu aba arimo ufite umutima agutekereza neza, hari n'ubu uri kuvuga ati zana twinywere, agahita yicara akigera akavuga ati uriya ni umurezi. Ibyo ni ibintu bigaragara. yasesaguye ngo buriya ngo agira ngo anyereke ko ari Ariko hari wa wundi ufite umutima wa kimuntu, aravuga ati runaka ariko yangiriye neza, runaka yangiriye neza, kureba umutima akabigendana. Hari igihe rimwe kigera ukavuga ati ngiye gukora bizinesi runaka, wa mutipe cyangwa wa musisita mugenzi ahita avuga ati uriya mutipe cyangwa uriya mujomo uriya musisita yari inshuti yanjye, ngomba nanjye kumugirira neza. Oya ntabwo ndajya muri rogi bro, ceketu ntabwo ndajya muri rogi pe. agiye birangara. Yes, nkusohoka neza kumeze neza uri hose mu bice bigiye bitandukanye. Nitwa Ceketu umugabo ukina n'abana ukina na banyana sura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Ni Kigali News 500. Twizere ko mumeze neza mudukurikiranira mu bice bigiye bitandukanye, haba mu rw'imisozi igihumbi. Ngo turimo turavugana witwa Yongwe ari imbere y'urukiko akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye, mu maturo mu biki byose yagiye rwose bamuha amafaranga, bamuha n'ibiki ubwo twabwita ubutekamutwe. Nimara gusohoka inkuru yawe ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge cyo ruza kwemeza mu ifunga n'ifungurwa by'agateganyo harimo arakurikiranwa ibyaha bigiye bitandukanye, turaza kubageza kuri Kigali News 550. Umeze neza? Yego meze neza. Ngo Ceketu duseka cyagushekeje nicyo cyagushekeje. Ceketu numvisha ari ibintu bidasanzwe kuri njyewe. Ceketu Ceketura udakina n'abana ukina na banyina. Yego ceketu ntabwo twakina na mama wawe. Yego Kera ugize uvuga ngo sakwe sama. Yego Sama no muri Kongo. Meze ute Marina? Yego meze neza ceketu. So Marina, isi yose iradukurikiye, abarundi, abanyarwanda bari muri Oman, muri Saudi Arabia, bari muri Canada, bari muri United States. Twihangane tumaze kwihanganisha abantu bari muri Syria, hari intambara ikomeye cyane, ariko n'abari kwa Gaddafi muri Libya mwihangane. Gaddafi yaravuze ngo muri Amerika nta mashuri y'ubuntu haba, abakize barakize, abakennye baratindahaye. Twihanganishe abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko n'abarwaye. Mama Nike tukomeze twihanganishe umubyeyi wacu, abakomeje kumuha inkunga muzimuhe kandi mugire neza. Imana izagira gute? Izabagira neza ku munsi w'imperuka. Ndi kumwe n'umukobwa w'inzobe. Inzobe uri umukoko. Nawe uri Ceketu? Oya ntabwo ndi ceketu ndi marina. Ceketu ntabwo akina n'abana, akina na ba nyina. Kandi ni marina nakina ariko marina mukuru twakina. Marina mukuru birumvikana mwakina. Ako kazi nabagakuye he? Aka kazi nakiswe na mama wanjye. Witwa Marina se by'ukuri? By'ukuri Marina. Cyangwa warashishuye? Oya nabyo gushishura ni Marina we Gahengeri. Turi muri Rwamagana, please badukurikiye. Turi mu murenge wa he Marina? Wa Rwamagana. Murenge wa Rwamagana cyangwa akarere ka Rwamagana? Umurenge wa Gahengeri sorry. Mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Yego. Hande cyo navuye nkasaga isazi za danje. Ku ruganda rwe nimba ari rw'amafi. Suhaza haboro. Oya ho nago mazi. Nago hazi. Yego. Hano twagisha. Kewe nta masaza haba. Banyine mu basirimu. Hano twagiye arano bita ngo imwurire ari social wa social. Nzahora nkuvuga batinya itangazamakuru. Twaragiye n'inshuti zanjye baraduhururiza. Ariko social umva bizarangira mushinze ikintu. Imwerere bihangane bisubiraho kabisa, ariko nge wacu ni Gahengeri. Hari isazi, hari umuntu ku baturage bature zino nganda z'ibiki. Hari inganda nimba ari z'ibiki. Hari inganda nyinshi zitandukanye. Nyine urahazi man, hari inganda z'ibiki hano. Njya mpumva ariko hari inganda nyinshi inganda za ferabitayi z'amantuze. Amafi. N'ibiryo ngo nimba ari by'ibiki.
hari inganda nyinshi zitandukanye. abantu baho rero noneho ahantu hari akabari nzahora mavuga iyo wicaye kuri tablet impande y'umuhanda eva kuri kaburimbo ushiduka kubona isazi zuzuye mwiriwe ariko Mwiriwe neza ceketu ikina n'abana adakina na nyina. izina ry'Imana mana tuye kwiganira kuri topic igira gute ngo ninde wo kwizerwa no kutizerwa ese urukundo mu bantu ruracyabaho? Yego reka dutange kuri icyo kintu urukundo mu bantu ruracyabaho cyane cyane mwebwe abakobwa mujya mudutendeka mukanatendeka mugagira na reserve. Oya ibyo bibaho nta muntu utabikora ariko urukundo rubaho bitewe n'impamvu. ngo mbwira impamvu nyine rubaho. Urukundo byagenze bite? hari urukundo mu kazi hari n'urukundo nyarukundo urumva hari urwo mu kazi muri serivisi z'akazi ukabona abakiriya ukabishimira ukabakira neza nabo bakakwishimira. hari n'urukundo rwo gukundana nk'uko Romeo na Juliette bakundanye urumva. hari n'urukundo rw'uburyarya urukundo rwanya rwo kuri n'uruye ngira urukundo rwanya rwo utari rw'uburyarya. urareba muri kamera murabwira bariya winde ngomba kubwiza ukuri umuntu ntamubeshye. Yego uragenda uduha impamvu iby'uburyarya nshobora kuba ngukunda nk'uryarya ariko kugira ngo mbone ikintu runaka ntabwo ngiye ibyo nabikora simbigenderamo. nakubwiza ukuri ari ukugusaba ikintu runaka nk'ikigusaba ukakima ni ibintu biri aho byumvikana ariko ngewe urukundo rw'uburyarya wapi ntabwo nabikora. Yego ari ukunsaba ikintu runaka n'iki wansaba se cyatuma nkunda? nshobora kukubwira ati ceketu ngewe ndashaka yuko umpa amafaranga dore ngeze mu mwaka wa 5 primaire. urashaka kwiga kugira ngo nshaka yuko umpa amafaranga nkasoza kwiga mu wa 6 nkasoza. ndateganya yuko hari undi muntu uzamfasha nkarangiza na segonderi. ibyo ni ibintu bigaragara. ni abantu bangahe ubwo ceketu urimo kwanga guha amafaranga yo kurangiza primaire se n'inyoko niso cyane umusaza wawe wanze kuyama uri murasa ni umuntu wari wese runaka nshobora kuba nabwira musaba ubufasha ariko ntamubeshye. uba wizeye gute se ko ngewe ibyo ngibyo nabigukorera? ni ugupima amahirwe nanjye nashyize muri nshobora kubikubwira ukabikora cyangwa kimwe ntubikore. uba wizeye gute ko nayaguha? nyine nanjye nagomba dukurikiye mujye muri commentaire mutubwire yuko ntabyizeye nshobora gupima amahirwe. Yego kavuga ati runaka bonye ceketu ndakara umwana mwiza ko yafasha ko namugize icyerekezo bikagenda neza. Yego ariko ntagiye kumwishanya ngo mwereke urukundo ntarufite naba namubwije. ni urugero watanze. ni urugero ubwo wankunze cyangwa wamukunze namuga ati nyamara ndiga urumva ariko nta bushobozi mfite nkeneye iterambere ryanjye. mena wirangara abadukurikiye urumva ni iterambere ryanjye. none se uramutse unyishimiye ukifuza kubinsaba nkavuga ati ngiye kugira ngo ngiye nyaguhe tubanza turyamane cyongeye nkufasha turyamane kuko abantu bose ntabwo turi beza. ushaka kumonamo umuntu w'umusirimu umuntu wakumva umuntu mwashyira hamwe urumva ariko ugasanga ngewe ndi ikigerageza kuri wowe ntakwaka ruswa ishingiye ku gitsina bibaho. ibyo birumvikana ushobora kunyaka ruswa kuri ngewe ingerageze numva bingoye ntabishoboye. icyo gihe mtamenya ko nagiye kugerageza amahirwe ku muntu udashobotse kuri nge nta kintu ari bumfashe ndarekera nkavuga ati rwose si bishobotse ka tubyihorera. ubwo byaba ari ikigeragezo kuri nge. ariko hari umwanya warafashe urumva wo kumvugisha urumva wo kumbwira ikibazo ufite. ubwo ni iminsi igenda ishira hashira wenda nk'ukwezi ugasanga wagize igitekerezo kumbi ntabwo ari seri ahubwo arifuza iki hasi no hejuru. oya ndebye ntabwo nabikora. simakanye ko bitabaho bibaho ariko hagiye ushobora kubikora wateganyaga kuvuga ngo nziga hakaba hajemo imbogamizi hagati yawe nawe yakubwira ngo muryamane hakaba havuyemo ikindi kibazo na ya mashuri wateganyaga kuziga ntuyige. ibyo umbwiye undanyeho ibintu rero bidashoboka numva ko ari ingorabahizi kuri nge navuga ati wapi ntabwo bishoboka nkabyihorera. abakobwa babyemera rero bemera ko wakishyurira amashuri ariko ababishyura amashuri babasambanya bagira inama.
okay, amahirwe ubundi baravuga ngo amahirwe ari rimwe mu buzima. yego Ushobora kubikora bikaguhira, sibyo? Byo ni ibintu bishoboka. Nkamwe abakobwa nanjye ndimo, ariko hari umukobwa ushobora kubikora bikamuhira, hari n'ushobora kutabikora bikasibimuhira. Njye nkanjye numva kenshi nababwira rwose bakabyihorera, bakajya bakora ibishoboka ibidashoboka bakabyihorera. hano hanze umukobwa arakubwira ngo urumva nta sida nta nda, urumva Yego. nta bishya, ngo kugira ngo ntware inda narwara sida. Yego. ubwo ni muri ba bandi barimo baragendera kuri bya bindi, ndakwishyurira iki ngiki, ndaguha akazi aka n'ako kabemo ujye ukora ibi n'ibi. Nyine nashatse gusanisha na bizinesi. Nimba mfite kampani runaka, Marina uraza nywemo akazi n'ibiki n'ibiki ko ngushatse njye nkubona. Marina uri umunyeshuri, ndashaka kwishyura ishuri iki nzaza nyibona. Ariko wabwira umuntu Marina yasariye umuntu, tubye wenda kameramani waramusariye, urumva kavuga ati kameramani ntabwo mbimwifurije, Imana izanabimurinde. Arwese aho kugira ngo ntere inda yantera iki, yantera sida. Kuki abakobwa b'iki gihe batagira ikibazo cyo barwara sida? Kubera ko sida akenshi bavuga ko yabaye nk'indwara ngo isanzwe, nta muntu ukiyitinya kenshi, niko numva bavuga. Ariko nkanjye ku giti cyanjye numva ko sida ndayitinya, numva ko atari ikintu kigomba kubaho mu buzima bwanjye kuri njye. Abatayitinya se biba bisobanuye iki ku ruhande rwawe? Abatayitinya njye numva kuri njye aba ari impamvu nyinshi kuri bo, sinamenya impamvu. Kuko iki batayitinya se? Aba ari impamvu kuri bo, sinzi impamvu ari iyihe. Ubona ari ihe mpamvu nyine, wowe tubwira impamvu aba ari iyihe. Ashobora muri we bitewe n'aho yavutse, n'uburyo yabayeho, n'amashuri yize cyangwa ataranize, n'impamvu biterwa n'impamvu kuri we. Bishatse kuvuga ko abantu badatinya sida ari injiji? Ntabwo batinya, ntabwo urumva ko ntabwo atinya sida, atinya inda. Kandi uramutse utwite urumva wabyara ukabyarira igihugu, urumva ukabyara umwana uzakugirira akamaro cyangwa akakubera igihombo. Ariko sida ni indwara ihoraho, urumva izarakugira n'ingaruka mu buzima bwawe, ndetse ukanapfa ugaraguritse. Ariko ntutekereze, urumva ku mwana uzakugirira akamaro cyangwa akaguhombera, akahombera n'igihugu. Reka dushyire ku mwana uzagirira akamaro igihugu, dushyire no kuri sida izaza igahita ikuvana mu buzima vuba vuba. Ntabwo abantu batekereza gutya, njye numva uruhande rwabo ari injiji. Ku ruhande rwawe hagati na hagati, ushobora muri wowe muri mayindi yiwe hari nk'ukuntu bari kubitekereza mu mahitamo yiwe. Hari igihe abaye afite inda kuri we aricyo kibazo, cyangwa abaye afite iyo sida ntatwite aribyo byishimo byiwe ku buzima bwe. Mu mahitamo yiwe muri mayindi we niwe aba yumva bimworohera n'ibyo akora, kuko buriya abantu batekereza ibintu byinshi kandi bitandukanye. Umuntu ni mugari, ntabwo ushobora kumenya icyo umuntu ari gutekereza. Igarukire noneho ku bijyanye n'urundi rukundo hagati y'umuryango. Hari inshuti ukura ku nzira ishaka no kukurutira umuvandimwe, umuvandimwe akurutira inshuti, cyangwa inshuti kurutira inshuti yo hanze mwahuriye ku nzira. Yego. Umuvandimwe yaruta inshuti mwahuriye ku nzira, cyangwa inshuti mwahuriye ku nzira yaruta umuvandimwe wawe? Byaterwa. Nyine kuri njye niko ntekereza. Njye numva ko inshuti yandutira umuvandimwe. Wowe urabivugaho iki? Inshuti twahuriye aho twahuriye aho ari hose. Njye byaterwa. Inshuti yakurutira umuvandimwe. Gute? Inshuti yakurutira umuvandimwe bitewe n'ibyo yagukoreye igihe runaka. Ibihe runaka? Okay. Ushobora kuba waragiye nko gukorera ahantu runaka. Yego. Ugakorana n'umuntu mugakorana neza. Igihe cyagera ukavuga ati dore njyewe nanjye ngiye kwikorera. Amafaranga wampembye mbonyemo iterambere, urumva ngiye Yego. kwikorera ibyanjye. Yego. Akaguhemba ukagenda ugakora, amara gukora ukamubwira ati gutya na gutya wangiriye neza, byanahinduka akaba yakongerera nawe ukagenda ugakora. Mwamwe arakoranye neza, ugira ikibazo mu kazi akagufasha, biraho kuruta uko inshuti umuvandimwe. Yego. Kuko twakwitabaza umuvandimwe ati wenda nabuze kurangura mu 50,000. Yego.
akavuga ati ngewe nta kintu mfite ibyo wagiyemo byose ntabwo nabigutumye urumva nta nubwo mbizi ati nawe shaka kandi wahamagara undi wari umukoresha wawe akavuga ati reka mwongere ahubwo nk'ibihumbi 100 urangure. Yego ibyo birashoboka cyane anabigenderaho ngiye kenshi cyane. Turacyari kuri Kigali News 550 ndacyaganira na Marina ndacyari nde ceketu kinene. So muri iki gihe ngewe naza gushanga inshuti z'iki gihe Yego muhuzwa n'ibyo ufite kuri ngewe amafaranga iterambere ugezeho wenda murajyana ahantu mugurire wenda izo nzoga ibyo biryo nibimara kuba numva nakata hano hepfo abati ikigoryi gusa. Izo nshuti rero mu buzima bwanjye ndumva nshaka kuzazikura kuko ngiye murana benshi mari ntabwo wazikuraho pe. Kubera iki? Umutima wanjye ni neza zanjye. Oya nshobora kuba ngira neza. Yego Sibyo? Nshobora kuba ngira neza amafaranga mfite yose cyangwa ibyo mfite. Numva nta kibazo zaje. Baba pame tuba turi kumwe munywe murye kandi ugasanga abandi naguriye. Yego Babandi naguriye arambwa ati ikigoryi gusa imbere y'Imana ariko ngiye Imana irimo aravivura ko ibyiza nkora ku munsi w'imperuka nzabihemberwa ndetse no mu isi. Wawe ndavuze ati kira kigoryi kandi yariye yananywe kubera ngiye wamubwira iki? Wawe undi wariye akanywa yarangiza we wamuhaye kakwita ari inshuti cyangwa ari umuvandimwe. Ni za nshuti nyine muri kubana mugendana buri munsi bibaho. Ushobora kugenda n'abantu b'inshuti ziraho twazita inshuti cyangwa ni Kigali katubita Kigali bandi tugendana badafite umumaro ugurire barakatito sira muntu ninjije. Okay hari igihe abatari bose hari igihe hari umuntu aba arimo ufite umutima agutekereza neza ahantu uri kuvuga ati zana twinywere akahita yicara akigera akavuga ati uriya ni umurezi. Ibyo ni ibintu bigaragara yasesaguye ngo birango agira ngo anyereke ko ariko hari wa wundi ufite umutima wa kimuntu aravuga ati runaka ariko yangiriye neza kureba umutima akabigendana. Hari igihe rimwe kigera ukavuga ati ngiye gukora business runaka wa mutipe cyangwa wa musista mugenzi ahita avuga ati uriya mutipe cyangwa uriya mujo muri musista ari inshuti yanjye ngomba nanjye kumugirira neza. Ariko hari n'ugira ishyari muri babandi waguriraga akavuga ati ngiye reka biriya yagezeho ngiye ntabwo nteganya kubigeraho sinanabigeraho. Abantu baba bafite imitima itandukanye n'imitima itandukanye. Yego burya Imana yadushukura mu mutima w'umuntu. Yego agabura n'umutima uratekereza nese uko Imana ibara ku mutima wawe tu niyo mpamvu abantu badatekereza kabiri. Nese abo bantu bafite iyo myumvire urabagira inama? Abantu bafite iyo myumvire kugira ngo bavemo birabagora cyane. Nimba umuntu yaramenyereye kunywa amazi muri we kugira ngo mubwire ngo reka amazi ni ikintu kigoye. Ahubwo nyine hari ukuntu bajya bavuga ngo Nyagasana mumanukiremo. Kereka muri we yumva ko yejejwe muri we nyine Nyagasana akamumanukiramo akumva ko akeye nibwo byishara. Nyine abantu nk'abo imyumvire kugira bivemo biragorana. Okay katugire mu mwanya wo kwamamaza. Nimba ushaka imiti igiye itandukanye, nimba utabasha gutera akabariro, nimba waribwe, nimba ufite nyatsi, nimba ubona ibyo ukora byose bitagenda neza, nimba uhora urwa mu mutwe udakira, ku bakobwa nimba mufite ibibazo byo kujya mu mihango idashira cyangwa ukaba warabuze imihango, nimba ushaka ubutunzi, nimba ushaka iterambere muri wowe ukaribura, nimba ibyo ukora byose bikunyura mu myanya y'intoki, hamagara kuri 07 muganga gakondo agufashe. Nimba nanone hari ibyo wifuza bigiye bitandukanye uramwandikira kuri nomero 07 18 296. Ni Marina, ni Kigali 550. Ni umukobwa utajya wikomplika muri byishibye. Abantu tuba tuganiriza mujye mwihangana mufata akasambi cyangwa mukeka murambye
cyangwa taburete mwicare cyangwa bari mu madive yanyu mazwi abantu barimo barakureba kuri sikirini zabo kuri cya gifurati cya danje bicaye mu madive barakureba bitwaye iki yego shaka nabo bazaze dufatanye mukore subscribe ndetse no ku Karubanda TV Igo Eye TV 150 mukore subscribe no kuri Ishyaka TV 150 mukore subscribe gusa tuba tuganiriza abatumirwa bacu byo bibagira akamaro. Marina rero wari wajya mu kabari cyangwa muri restaurant? Okay, nagiye mu kabari. Noneho abakobwa muri restaurant cyangwa mu kabari cyangwa n'abakora mu marogi. Cyane umwana muto nta muntu wakujyana muri rogi cyangwa agiye. Ntabwo ndajya muri rogi bro. Cheke tu ntabwo ndajya muri rogi pe. No muri rogi no muri restaurant. Wari wajya mu kabari runaka. Shabaka kwakira nabi. Ukavuga ati kuki hano mageze cyangwa bati hano byankenera sinzi. Okay, bibaho kenshi mu kabari. Bibaho kenshi cyane gute? Ushobora kugenda muri restaurant ukabwira umuntu ati nyakira gatinda gwa serivisi. Cyangwa ukabona arakwirengagije yakiriye abandi. Ukabona n'ikintu kikwabaje cyane cyo gihe tuvuga ati shahano sinzahagaruka. Ari n'igihe wigendera bagutindiye ukahita ujya mu yindi. Ariko icyo gihe birakubabaza uhita wigendera ukakindi gihe uravuga ati shaka kwa runaka banyakiriye nabi. Ukajya uhora wumva utasubirayo nta santima yo gusubirayo. Byo birumvikana. Yego. Noneho hari akabari kaba gafite rogi. Yego. Kandi mu kabari bahawe serivisi mbi. Yego. Ariko muri rogi ugasanga umuntu kwitaho ukakira neza. Yego. Kandi ka kabari boss wawe uhari urumva? Yego. Afite izo rogi. Urumva uyu muntu akanze akanyenyeri cyangwa akana kuri code. Yishyura boss wa ka kabari. Yego. Iyo umukozi wo muri rogi abaye mwiza akakira n'abamugana akabakiya neza, ariko wenda databuja cyangwa mabuja akanyakira n'igihe bari gushaka ibyo byose ari ukurya no kunywa mu kabari na restaurant wenda birimo kumwe urumva najya muri rogi nkakirwa neza. Biterwa n'iki? Kugira ngo nakirwe neza muri rogi kandi umukozi akorera boss urumva kandi boss agira umushiha. Yego. Biterwa n'abantu wahasanze. Yego. Biterwa n'abantu basanze burya wagiye ushaka serivisi ukayibona ku musereveri cyangwa no ku kundi muntu wundi akora kuri manager. Haba hakorerwa ibintu byinshi bitandukanye. Bose waba simuhuze cyangwa mabuja simuhuze. Byo birumvikana ubaye uhuza n'umuntu wakwakiraga serivisi nta kibazo. Icyo gihe wenda ushobora kuvuga ati kwa runaka nkumbuye wa muntu waho kandi tujye kumurata umusohoze wa mutipe cyangwa wa musista kandi tujye kumurata umusohoze yankiriye neza. Batajya ku musozo w'ikiganiro. Cameraman mwiza cyane rwose, amajwi n'amashusho muratwumva neza. Mu minsi iri imbere nanone ushaka ko tugufotora neza, ushaka gukora ibyapa bigiye bitandukanye, ushaka amafoto meza mu bukwe, abafite blood shower ndetse n'abafite anniversaire, muhamagare nomero kuri screen zanyu hanyuma tubikore. Iyo nomero ni 0788280395. Hanyuma cameraman ahita kugeraho neza cyane. Ubundi wowe cyusabwa tu no gukanda akanyenyeri ibindi byose bikagenda neza. Mana ati turasoza. Yego. Ibyo twagane bifite benshi akamaro. Ibaze navuye i Kigali nza hehe Rwamagana. Ariko ubu ni hajya Nyagasambi muri Rwamagana. Nyagasambi ntabwo bishoboka ko yabiri muri Rwamagana. Nyagasambi mu karere ka Gasabo, Nyagasambi muri Rwamagana. Okay, njye ntago hari ntago nakunze maca gutyo gusa ngenda ntago mazi neza. So abari mu ntara y'Iburasirazuba turabasuhuje cyane, abagiye batandukanye turabasuhuje cyane. Ariko kanisuruze umunyamabanga nshingwabikorwa wa Kicukiro Mukanda Yerudayi hajya wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gukumbu nabuze na nomero zawe n'ukuri izo zanye zikuri screen. Ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi mwiza rwose, umeze neza, ni umuvandimwe twamusuhuje. Ni umubyeyi utanga customer care, ni umubyeyi w'umwana mwiza.
njya mbura abayobozi bateye nk'uriya nubwo ntamuzi nanjye ndamusuhuza ukuri kw'Imana ariko nanjye ndasuhuza n'abayobozi bose bo muri Rwamagana nta kibazo ni ukuri Mari n'ubwa mbere duhuye n'ubwa mbere ugeze kuri channel zacu gira abantu batatu usuhuza dusoza ikiganiro tuje ureba no muri kamera abantu bumva b'inkoramutima kuri wowe kino kiganiro bazakireba b'inkoramutima kuri wowe batatu cyangwa nushaka uce batatu njyewe ndasuhuza papa wanjye ndasuhuza hari n'undi muntu w'umushuti wanjye hari i Kigali nawe ndamusuhuza izina rye nyine izina si ngombwa yego ndasuhuza na Ceketu turi kumwe Marina yego nawe nakwishimiye cyane abadukurikiye ni abana beza abadukurikiye ni inshuti reka mu kindi kiganiro ndaza kugira ibyishinja kuba mu minota 10 cyangwa 15 ku neza y'abantu badukurikira cyangwa wenda ibyo bishimira n'ibyo banenga muri rusange ariko nyamuna ukeneye kwamamaza ukeneye kimwe cyose twara kubwa dufite abasubscribers 60 hafi na 4 twabonye neza dufite 45 mu mezi 3 ni by'agaciro uzo abo bantu ibihumbi urabyumva Marina ibihumbi kimwe 2 3 aba ni inshuti bakoze subscribe kakana k'umutuku bagakakanze bagahita bananatse ijambo all bakagakanda ni by'agaciro Marina suko nabo bantu bakurikira Isiaka manager yes manu suko njye hari n'abantu bajya bandemera bakamwa ati Isiaka bira bintu bukora byose bira bintu urumva ni by'agaciro byo dukora n'ababikora buri kimwe cyose ibyo dukora byose urumva tubikorera abafana tubikora abakunzi manu suko njye njya kubera abantu badukurikira so kubera abo bonyine ariko hari abantu babagera neza bavuga ati se amazi kanyweriza amazi n'itike reba hano navuye Kigali nateze Kigali kuva Kigali warenze ubure ku karere ka narenze akarere ka Nyarugenge fata akarere ka Gasabo yego nzana mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana yego n'imbaraga zikomeye yego sije agaciro se cyane by'agaciro Ceketu ariko Marina ugira umukunzi shana mwana agira umukunzi kabisa gusa ndabiteganya ndabiteganya nko mu myaka 3 iri imbere 2 gutyo kamwifuza kuzagira umukunzi mwiza tari babandi b'iki gihe kamwifuriza kuzagira urugo rwiza yego pana zino ngo zimuzo rasenyuka kamwifurize ishya n'ihirwe ndetse n'abadukurikiye rikamwifurize kutazarangwa n'umutima mubi merci banshimiye cameraman ngo muzamure hasi neje muri twisoreze nimane na twaganiraga tubese ko yonga ari imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge iyi nkuru ya Marina ishobora kubanza cyangwa iyo yonga ikabanza mbere ariko turi update turaza kujya tubibagezaho uko bimeze kose ariko nanone tubitse ko Jean Paul Nkundineza nawe ari mu rwego rw'ubugenzacyaha hakurikiranwe byinshi bitandukanye tutaramenya nibyo twamenye nibyo ngibyo kandi twishimiye uburyo witwa The Ben yakomye benshi bagiye atandukanye ko na Diamond Platnumz mu gitaramo cyabaye gitandukanye ariko bari hari ibyo twanaganiriye ishari n'ishyano no mu bahanzi bibamo no mu bana na ba nyina bibamo no mu bavandimwe bibamo no mu nshuti nibyo twaganiraga so mutoreme bizima bitari bizima mu bihari imitima yanyu Imana bagene Imana wakoze yego Ceketu urakoze nanjye nishimiye kuba nafatanye nawe mu kiganiro cyawe